rero muntu usenga bantu dusenga muri rusange duhagaze ku nkike mureke dusengera umurimo w'Imana niko Imana irimo kuvuga ko dugomba gusengera umurimo w'Imana ariko ibi byo rwose bigiye kuba ariko umuntu ashaka kubyumva akabyita ubusazi ariko nagiye kubona mbona Satani yinjiye mu bayobozi b'isi baciye ijambo ry'Imana aho korobo nizo zigiye kuzajya zigisha ijambo ry'Imana amaroboti mu buryo zigiye kuzajya zigisha ijambo ry'Imana nge nabyumvishe numva ngize ubwoba ko Imana nyereka hari insengero hari abashumba bakodesha insengero abo bazikodesha izo nsengero zibabira umuvumo rero niyo mpamvu mwuka w'Imana yavuze ngo mbwire mbene n'abo bantu bakodesha insengero b'abapasiteri bakazikodesha bamenye ngo hari imivumo bari gukururira muri urwo rusengero najya kubona nkabona abantu benshi bari kurira Imana uzadutabara ryari abantu benshi mwuka w'Imana yambwiye ngo nubwo bari kururegerero ariko Imana ije kuhabasanga ariko nanone ndakomeza kuvuga ngo uyu mwaka by'umwaka kwezi kwa 7 muri kwezi kwa 8 Imana igiye gutambuka ntwara mutima z'Imana zigiye gushima hari ibintu Imana igiye gukora bishyashya kwa kuntu umuntu agenda kandi ikinangaje nuko Imana yaje gutangaza itangazo rikomeye yuko ije guhereza agakiza abandi twe tuzi ko ari abapagani batakizwa Imana ije kugaba ni by'agace kacu gakomeye kuduhitamano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngewe nitwa David ninge mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana turafite umukozi w'Imana turafite umuhanuzi Imana yadoye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyiza aho umuntu yakurikira ibivuga butumwa cyangwa ijambo ry'Imana ari ahantu hose hagiye hatandukanye ku isi witwa Innocent mumenye hano kuri Gonarike Plus ni umuntu dusanzwe dukorana iyo tugiye kuganira tugiye kuganira ku bintu bikomeye ku murimo w'Imana murabimenyereye cyane mwege mumukunda muri benshi rero ntabatindeye cyane reka mwakire Innocent ndakwakiriye urakoze kunyakira David meze ute bomeze neza reka waza dushyira imbere y'Imana nkubaza ibibazo by'ibyo mbona nintangiza turahita tujya mu ijambo ry'Imana yego kadusenga Imana Imana mu izina rya Yesu amen uri Imana mu buryo bwose uri Imana twishimye uri Imana turuguseka turugutwungutse uri Imana dukora uri Imana tudakora uri Imana twarashatse uri Imana tutarashatse uri Imana uri byose Imana ndakwinginze uhereze umugisha umuntu wese urebe iki kiganiro gitangira amaka gisoje la tosi lebo onimanda la dosaile nahaya shive na monda akiadomea la tosi ela domela monge ashaile vlaha ilome enemanda telas lebo she evena mango tasia binima amen amen nongeye kuguha ikaze na karubano kuri Gonarike Plus Innocent turashima Imana murakoze komereza ikaze na karibu hanyuma reka ngusabe manze ntanga amatangazo itangazo rya mbere nuko iyo dusoje gukorana ikiganiro n'umukozi w'Imana turamubwira mu kiganiro agasiga nimero yiwe twasanze abantu benshi bajya bampamagara ariko maze kumenya ko ino dutangazo ngomba kuritanga mbere ko umuntu wifuza gusengana n'umukozi w'Imana ko nimero ye turi buze kuyishyira mu kiganiro nyuma byaramfashije abantu bakagenda bamubona mu buryo bworoshye bivuze ngo ku muntu ufite inyatsi ku muntu ufite uburwayi cyangwa ku muntu ufite ikintu ari gusengera ariko nanone akaba yifuza umuhanuzi w'Imana yampamagara kuri nimero turi buze gutanga inyuma bivuze ngo ugomba gukurikira ikiganiro cyose ukagisoza ikindi niba ugenda ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu urimo wa mbere wasoza gukora subscribe ukabisharinga inshuti zawe inshuti wifuriza ibyiza inshuti ukunda ukabimuhereza niba gushanza kino kiganiro menya ko ari inshuti yawe igukunze igusangije iki kiganiro ikindi menya ko yakujwe ry'amaro kwa Innocent nyuma yuko abantu bagiye bamusaba kenshi munye muzana buri munsi ko ntago byakunda ariko ngerageza uko nshoboye munyarukire kujwi ry'amahoro aba hari umunsi ku munsi Innocent umeze ute mbomeze neza abantu bakujwi ry'amahoro bo barashima Imana ariko nabona abantu bagenda bitabira ijwi ry'amahoro bakagenda baryitabira nukuri Imana ibaho umugisha aho baherereye bose hose Imana ikora iby'imitima yabo bifuza hanyuma kujwi ry'amahoro ni ahantu wasanga ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki ijambo ry'Imana abantu bagenda barica amazi cyangwa se barisuzugura mu ijwi ry'amahoro twebwe turacyafite ijambo ry'Imana nta kuri Gonarike ibyo naganira byose mubizi neza ko abantu basanzwe bankurikira turaganira ariko tugasiga akanya k'ijambo cy'Imana ngiye nkaceceka umuvuga butumwa cyangwa se umutumirwa wacu w'umunsi akabagezaho ijambo ry'Imana hanyuma Innocent meze neza muri uyu mugoroba meze neza ndashima Imana ndakomeye kubera Imana akenshi tuganira mu bihe by'amasengesho
batangira amasengesho kwa gatatu. Kuwa gatatu Kuko urumva nari navuyemo kwa gatatu hashize iki cyumweru tuvuyemo ndatangira kwa gatatu niburi. Hari abantu bataza agaciro ko kwiyiriza. Ubundi kwiyiriza ni ikihe kintu tubakundisha kugira ngo abantu baje biyiriza? Bibiliya hari ikintu ivuga mu kwiyiriza, iravuga ngo nta kindi kirukana Satani uretse kwiyiriza ubusa no gusenga Imana. Nta kindi rero umuntu abikorera no kugira ngo nirukane Satani no kugira ngo Imana irusheho kunyongera imbaraga zo gukomeza gusenga ndetse no gukomeza kuzirikana inzira y'agakiza, kubera ko gusenga nanga se kwiyiriza nibyo biduha imbaraga zo kunesha icyaha. Noneho ngiye mba nshaka aba bantu badukurikiye nabo bumva agaciro ko kwiyiriza. Impamvu umuntu afata amasengesho akavuga ati sindi burye sindi bunwe, yego ndi kwiyiriza ndi gusenga Imana. Yego icyambere kwiyiriza, icyambere ngiye ubwanjye bituma ngira imbaraga zo kurushaho gusengera abantu, kugira ngo nimba nsengeye umuntu musenge ndi mu kirere cy'imbaraga. Yego kuko ikirere iyo ndi mu kirere cy'imbaraga nkasengera umuntu bitewe n'ikibazo afite, bitewe n'icyo afite, ngenda musengera kuko mba niyirije Imana igakora iby'imbaraga. Urumva gusenga kwiyiriza ni nko kujya ku rugamba ufite imbunda irimo amasasu, hanyuma rero biragatsindwa kujya ku rugamba imbunda nta masasu irimo barakurasa. Ikimwe ni nk'umuntu ushaka gusengera umundi ugasengera umuntu utiyirije udafata ibihe byo gusenga, icyo gihe uri kuruhira nk'ubusa. Ariko biba byiza umunyamasengesho kuba yamara icyumweru atafashe n'umunsi umwe ni ikibazo pe, kakubita ibyumweru bibiri adafashemo n'iminsi 3 ni ikibazo. Rero niyo mpamvu mvuga ngo fata umwanya nkasenga nkagira gute kugira ngo abantu ndi gusengera baze kubohoka. Bana baye benshi cyane bishimira Imana ko hari ukuntu Imana ijya imfasha nkaba managinga nkabasengera, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Kwa mugani buri abantu kaba ari benshi wafasha uteye Innocent ni benshi pe. Hari abampamagara wenda bagasanga ndi gufasha abandi ndi gusengera abandi, ariko abo nsengeye buriya Imana ikora ibintu bikomeye. Imana ikora iby'imbaraga kuri bo, ngirira imbabazi kumva gusenga kwanjye. Niyo mpamvu nanjye mfata ibihe byinshi ndi gusenga Imana. Hari umuntu kare wamamagara arambwira ati ndi muri iki gihugu ntaraza kuvuga, arambwira ati kuva cyagihe wansengera. Bwari bugiye kwira ndavuga ati si saa 9 igeze nta muntu umpamagaye avuga ko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza. Arampamagara arambwira ati nukuri pasiteri Imana igumugisha waradusengeye waransengeye n'umuryango wanjye, Imana yakoze iby'imbaraga yabohoye, ndi kugushimira. Imana ukorera izaguhembe kandi iyi Imana itibagirwa ntizigere kwibagirwa. Warakoze. Nanjye ndavugira ngo Imana iguhumugisha urakoze kubimbwira. Hari nabo dusengera bamara kubona bikemutse byose bagahita bagenda ntibagaruke baze ngo turababwira ngo muduha amafaranga, kandi amafaranga dusaba ntayo rwose. Kandi muri ku murimo wose yabatumye, kandi turi ku murimo Imana yadutumye. Ubundi gusaba amafaranga ni ikizira, ni ikizira biragatsindwa. Kuba wabwira umuntu kumusengera ukamubwira ati mama amafaranga ni ikizira biragatsindwa biragatabwa. Hanyuma rero twa turi ku kintu cyo kwiyiriza ku bantu badukurikiye, ariga no muri iyi si nta kintu tubona for free, nta kintu twabona kitatuvunnye, nta kintu cy'ubuntu kibaho uretse tutiyirije. Kandi ngiye David amasengesho mba nkora iyo niyirije nta kintu gishobora kumpangara kimpagara imbere natinya gusengera. Iyo ngewe nta kintu gishobora kumpagarira imbere kumpangara mu gihe cyose ndi kwiriza amasengesho uko cyaba kimeze kose no kuri ndasenga Imana igakora iby'imbaraga. Baba ari imyuka mibi, yaba ari umuntu bimeze gute, yaba ari iki, no kuri ko Imana ikora iby'imbaraga. Ndi mu gihe cyo gusenga niyirije buriya sinzi uko nabivuga, hajya nafashe amasengesho ndi gusenga, Imana intuma ahantu, intumye ahantu umuntu wari uhayoboye aravuga ati twinjire n'indi mbaraga turuko imbaraga z'Imana zitandukanye n'imbaraga zacu zinjiyemo hano. Imana arambwira ati genda usenge icaniro bya Bali, kandi uko niko kuri. Kuva icyo gihe narinjiye, Imana ikora iby'imbaraga, Imana ikora ibikomeye, imbaraga za Bali zirashwanyuka, imbaraga za demoni zirahunga, bishimira n'Imana. Byageze nyuma uwo muntu arabariza amakuru yanjye barambwira ati ntuzongeye kugaruka aha ngaha. Nanjye ndamubwira ati igihe cyose Imana izanyohereza ngo nze kangarura, haba neza haba ku nabi, nzasenya imbaraga za Bali. Haba neza haba ku nabi, nzaza babishaka batabishaka, nzaza nsenye imbaraga za Bali, kandi uko niko kuri. Iyo ninjiye ahantu mbangamira abadayimoni hariho hose ndababangamira pe.
Inosa urebye muri iyi minsi abantu baba baracitse imbaraga mu bintu by'amasengesho, abantu babaye aba business, aho umuntu asigaye avuga ati namaze iminsi ndi bize ku cyumwe sindi bujye gusenga. We yubibonye nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi w'Imana, iyo umuntu akubwiye ati ndi bize akabara n'akanya Imana, wowe bifata uti? Bongera ifu ku murimo w'Imana cyane, birambabaza cyane. Birambabaza kubona umuntu yavuga ngo ari bize ku murimo w'Imana kandi kubye ataba bize, kandi Imana ariyo ari igena byose. Yashatse yakunguka, umuntu yakunguka cyangwa guhomba, ndetse n'ubuzima akabuhomba nanga se akakomeza kubugira. Ariko umuntu avuze ngo ari bize imbere y'Imana, abavuze ikintu gikomeye cyane, kandi ukamubwira akavuga ati nge ndi bize, ntago ndi kuboneka, ntago ari byiza. Uwo nguwo niyo mpamvu ngiye David buriya ngiye ntago njya nisengera, nsengera abandi, kuko iyo umuntu akoze neza Imana yabimuhembera. Bene nk'abo ngabo bari mu maboko atari ayabo, Satani yarabafashe arabayobora, ntahandi abereka ko iby'Imana agomba kuba bize. Iyo umubajije akubwira ati kuwa mbemba ndi mu kazi, kuwa kabiri mu kazi, kuwa gatatu mu kazi, kuwa kane mu kazi, kuwa gatanu ku isabato ari umunsi wo gufura ibyanjye, ku cyumweru mba naniwe pe, nirirwa ndyamye ngaruhuka. Muri Imana namutse tubanye bize n'amasegonda twahura n'ibibazo bikomeye n'ubuzima twabubura. Uwo muntu rero ari mu yaboshwe Satani umutima we. Hari ukuntu Satani afata imitima y'abantu akayibirindura, akayireka ku by'isi cyane, yamara kubereka ku by'isi cyane, mbene uwo muntu aba amufite. Noneho ahita amwereka kuntu inyungu ziri kuza nyinshi, inyungu nyinshi ziri kuza, ariko Imana itarimo. Ariko iby'isi inyungu za Satani arimo kugira ngo akomeze amushemwa ku gahuge. Nyamara ari igihe agira gutya kiroturuva wenda yakubitswe n'uburwayi bukomeye, kugira ngo abwivanemo. Satani akaba yamwiba, niho ujya wumva ngo Satani aramwibye, akaba yamwiba bitunguranye, akaba yabura n'ubugingo. Niyo mpamvu rero ngewe njya mfata ibihe kenshi ndivuga ngo nibure nsengere mbene abo bantu, nabo ni abantu b'Imana, Imana yaremye, igira uko ibagenza, ukigira uko ibatabarika ibarengera. Muri David Satani ku bantu barangaye ni umuhanga kuri bo, ariko ku bantu bari maso Satani ninjije mbi cyane, arenze no kuba ninjije. Kubera iki? Buriya Satani aragenda agafata abantu b'Imana. Ese ushobora kwibaza impamvu twese abantu bose muri rusange bari gucira Solange urubanza, wenda mbare ko mbivuze gutya, bavuga ngo none ngo arapfuye, ngo arasara, ngo byacanze, ngo byakomeye. Noneho bano bantu bakoresha imyuka mibi, harimo ba Papa King, ba Fisto, ba Imana ivuga n'abande n'abahakimu bose muri rusange, ntibabavugeho kubera za mbaraga z'umwijima. Ntizibereka abafite imbaraga z'umwijima bazikoresha, ahubwo zikabereka abantu basubiye inyuma mu buryo bumwe, ngo zibereke basi nibura ngo wenda banabasengere, bakabereka abantu b'Imana ngo baguye. Ariko abakozi ba Satani yamaze kwigarurira, ntibagaragaze yuko bageze gute, aribo wenda bahagurukira avuga ati aba bantu imyuka mibi nibayereke, gukoresha imyuka mibi babyihorere, kugira gute nibabyihorere. Nuko Satani akora, arafata iby'ingenzi ntabikwereke, akakwereka ibidafite agaciro. Rero Imana yacu irashaka kugira ngo wowe umara iminsi yose wibereye mu rugo uryamye, ukabera Imana bizi, uyu mwanya ufata icyemezo cy'umara kureba iki kiganiro, ufata icyemezo gisha. Numara gufata icyemezo gishasha, ubundi Imana ibane nawe ikubohore, n'ibyawe ibibohore, kuko urahambiriye. N'ibyawe n'ubuzi kuri gucuruza ukangukunguka dukeya, ariko nabyo birahambiriye. Rero icyakubohora ni iki? Ni ugufata nibure n'isaha imwe n'isaha imwe, iminota 30, iminota 20, ukavuga ngo Uwiteka, ugasenga, nyeza nk'urubura, umbabarire ibyaha byanjye, wirengagize, ubundi ungenze uko ushaka. Icyo gihe rero nubisenga gutyo, kandi nubwo waba uri umunyantege nkeya, isengesho ritoya uzakora Imana izarigira rinini cyane, kuko ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azigera agira ubwoba, ahubwo azafashwa n'isengesho. None niba n'umwana muto azafashwa n'isengesho, wowe ukaba utari gusenga uzafashwa n'iki? Rero Imana itabara ubwoko bwayo, Imana irengera abantu b'Imana. Hanyuma Innocent, mukanya tugiye kujya kumva ikimana gushize ku mutima, ariko tutari twajya kwicyo nk'icyo ngo cyangwa se tunumva ijambo ry'Imana. Iyi minsi wari kuyifata gute? Iyi minsi ukuri kuyifata ugiye kwitubwira vuga ngo Imana iri gukorana n'inkoramutima zayo, igiye gukorana n'inkoramutima zayo, igiye kugendana n'inkoramutima zayo, kubera ko inkoramutima z'Imana ni babandi bari kugerageza uko Imana ibishaka. Yabona kuvuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, bigihagaze ku nkike, bikomeje kuvuga ngo mpaka
ubuzima bwagenda neza, ibihe byagenda neza, bitagenda neza, turacyakomeje kwiringira nde Uwiteka. Rero ubu ngubu niho bigitangira. Mu myaka iri imbere, ejo bundi mu kwa karindwi tugiye kwinjiramo ibishashishashi ku bantu batasenze Imana, ibishashishashi bibi, imbaraga z'umwuka mubi zigiye kuba nyinshi, ariko n'imbaraga z'Imana zigiye kuba nyinshi cyane kugira ngo Imana itsinde abo badayimoni. Ko Satani afite amayire menshi, ashaka kugira ngo ahere no kubashumba kubita hasi, ashaka kugira ngo abahanuza bazimye burundu, ashaka kugira ngo nibure ntihazagira umuntu uzongera guhanura avuga ukuri, avuga ku cyaha, avuga imbaraga z'Imana zibohora. Ashaka kugira ngo ntihazagira umuntu uzongera kuvuga ngo abana bakoresha imyuka mibi n'ibiki. Satani mbese we ari gushaka effort zose yakoresha kugira ngo umuntu w'Imana aceceke. Ariko kwezi kwa kane, kwezi kwa munani, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana izigera yemera yuko Satani yica abantu, abiciye mu byaha, abica ubugingo bwabo. Hari mu ruhande rw'umubiri umuntu aba ari muzima, ariko ubugingo bwarapfuye, bwararangiye. Satani we nta kindi ashaka kwica abantu abatunguye mu buryo bw'ubugingo, ashaka kubababaza mu buryo budasanzwe. Rero Imana yacu yo yiteguye gukora ibidasanzwe, kandi ukwezi kwa kane, ukwezi kwa munani, Imana igiye gutungurana. Intore zo zihitakira ku manywa na nijoro. Reka tubigenze gutya, nawe kamite nkuheza umwanya, kuko ndabona hari ikindi kirere turi kugenda twinjiramo. Nanjye ngo umuntu wanye n'abahanuzi igihe kirekire, igihe ubona umuhanuzi ukuntu bimeze, ukavuga ati ngereka mbe muretse, noneho umuha umwanya we, ikimana yamugeneye ku mutima, yamuhaye ngaze kutubwira hano, akitubwire, atubwiye n'ijambo ry'Imana. Numva Innocent uko nkuko twabikora, uko nanjye ubwanye nukumva utangiye ku nkuru kirere dutangiye kujyamo kirarenze. Yego, ni karibu. Hari cyo rufite wenda wavuga kimwe wenda kugira ngo mbite nkomeza, akugira ngo ako numva wadahira aho ngaho, ukomeze kukimana gushize mu mutima. Ndaza kuvuga mu myaka 5, mvuge mu myaka 4, mvuge mu myaka 3, mvuge mu myaka 2, mvuge mu mwaka, mvuge n'uyu mwaka turimo, mvuge no mu mezi. Aya mezi rero niyo mpamvu mu myaka 5 iri imbere ndahera muri uyu mwaka turimo, uku kwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munane, abantu bitegure ibindi bintu bishya, ku bijyanye n'abakozi b'Imana. Kuko hari abantu bagiye gukorwa n'isoni mu buryo, koresha mikrofone, hari abantu bagiye gukorwa n'isoni mu buryo banini ijwi ry'Imana bagasuzugura Imana. Abandi bakakira ibihembo by'isi, bakakira ibiguzi kugira ngo basebye umurimo w'Imana. Ariko ndagira ngo abo ngabo bose Imana igiye kuza kubashyiraho icyo bita akanyafu ko kugira ngo bakebuke ku murimo. Ariko nanone hari abantu bihanganira inzara, bihanganira ubukene n'ibitutsi byinshi. Abo ngabo bagiye gutabarwa vuba byihuse. Amen. Kandi bagiye guseka. Buriya David, niba ari ikintu kibaho, kwihangana mu bantu bagupinze, iyo usubijwe baravuga ngo burya Imana ukorera yabaga ireba. Rero niyo mpamvu mvuze ngo ko Imana yanyereje ngo mvuge ngo bene abo bantu bagiye kugubwa neza, bandi bagiye guseka, bandi bagiye gushima, kandi abandi bo bazaba bari kujya mu bihombo bikomeye. Kuko mbonye hari abo Imana kubisa akanyafu ibajyana mu ishuri. Ushobora kubaza ngo ishuri ni irihe? Hari ishuri rya gereza, umuntu ashobora kwitwara nabi. Hari ishuri ry'iki, umuntu ashobora kwitwara nabi ugasanga n'iryo shuri araryize. Kuko naje gusanga ko Imana nyereka hari insengero, hari abashumba bakodesha insengero, abo bazikodesha izo nsengero zibabera umuvumo, babera urusengero umuvumo. Sinzi bari kubyumva neza. Bano bantu bubatse insengero, none bamaze kwaka insengero barasenga. Iyo bamaze gusenga barafata urusengero bakarukodesha abandi. Abo ngabo bazikodesha rero bo bakora mu nyungu zabo bwite zitari mu nyungu z'Imana. Niyo mpamvu kugira ngo babere umugisha urwo rusengero, hakurwa urusengero barubereye umuvumo, ndetse no mupasiteri wahakodesheje nawe uwo muvumo nawe uraza kumugeraho. Rero niyo mpamvu mwuka w'Imana yavuze ngo mbwire mbene n'abo bantu bakodesha insengero, abapasiteri bakazikodesha, bamenye ngo hari imivumo bari gukurura muri urwo rusengero, ndetse n'abakristo n'imiryango yabo, kubera ko
ibyo bizira byo gukodesha insengero bagakoresha imbaraga z'umwijima, izo mbaraga mbi ziri gutuma umurimo w'Imana ujwaho igitutsi. Ariko nanone ndakomeza kuvuga ngo uyu mwaka by'umwaka kwezi kwa karindwi kwezi kwa munani Imana igiye gutambuka, ntwaramutima z'Imana zigiye gushima, hari ibintu Imana igiye gukora bishyashya. Kwa kuntu umuntu agenda yaba ari kugenda afite uburwayi bukomeye akumva bwamuvuyemo bwagiye, akibaza icyabaye kikamuyobera. Kubera iki? Ijuru ryibutse te la sive lanto bene manda la kota siya bini manda. Ijuru ryibutse abantu b'Imana bagenda mu nzira, ijuru ryibutse abantu b'Imana bari mu masoko ibyo bari gukora ariko bizeye Imana basenga. Imana isanze abantu wese naho aherereye. Imana ikoze ibintu by'imbaraga ndetse bidasanzwe. Kandi ikinangaje nuko Imana yaje gutangaza itangazo rikomeye yuko ije guhereza agakiza abandi twe tuzi ko ari abapagani batakizwa. Imana ije kugaba agakiza kubera ko abari bagafite bamaze kukamenyera, bari bazi ngo bari gusenga bamaze kumenyera n'Imana no kumenyera agakiza. Niyo mpamvu bamwe abari kugatakaza abandi bakakakira. Rero Imana ihimbazwe ko byagenda kose ntizabura kurengera intore zazo zihitakira ku manywa na nijoro. Hanyuma mu mwaka kwezi kwa 12, kwezi kwa 12 hari abapasiteri banamye n'abahanuzi banamye. Ariko muko kwanama pasiteri banamye n'abahanuzi banamye, muri uko kwanama Imana izabiri kwereka abahanuzi bose ko n'abapasiteri bose ko nta muntu uri hejuru baho Satani atarasa imyambi. Rero umuhanuzi aherereye hose asengera ukwezi kwa 12 ndetse kwa 11 kwezi kwa 12, kuko na amezi Satani yagambiriyemo nanone ibitero bikomeye bidasanzwe ndetse bihambaye. Rero Imana itabara izindutse kandi ije gukora ibidasanzwe. Rero muntu usenga, bantu dusenga muri rusange duhagaze ku nkike, mureke dusengera umurimo w'Imana. Niko Imana irimo kuvuga ko dugomba gusengera umurimo w'Imana nubwo bikomeye ariko bagomba kwambuka. Imana ihimbazwe cyane. Indi message ndaza kuba ndi kubahereza yindi nuko ijambo ry'Imana, ariko ibi byo rwose bigiye kuba ariko umuntu ashaka kubyumva akabyita ubusazi. Ariko nagiye kubona mbona Satani yinjiye mu bayobozi b'isi baciye ijambo ry'Imana, aho korobo nizo zigiye kuzajya zigisha ijambo ry'Imana, amaroboti. Mu buryo zigiye kuzajya zigisha ijambo ry'Imana, nge nabyumvishe numva ngize ubwoba. Ariko ndangije ndavuga ngo Mana, kuko uri Imana ikomeye, ntago uzemera ko Satani asuzugura tw'abana bawe. Nagiye kubona mbona robo nizo ziri kwigisha ijambo ry'Imana ku social media. Mbaza Imana kubera iki robo ziri kwigisha ijambo ry'Imana arizo zigiye kuzajya zirabikora. Hanyuma ko Imana arangendera arambwira ngo none se, ko Imana arangenderera arambwira ngo none se, ngo niba zigisha Icyongereza zikigisha ururimi runaka, abazi programye ngo babura kuziprogramamo ijambo ry'Imana. AI yabura guprogramamo ijambo ry'Imana, wafungura ikiganiro akaba ari robo ikubwiriza. Noneho kugira ngo bace intege abakozi b'Imana babwiriza bavuga ijambo ry'Imana, kuko zo zizaba zivuga ibishimishije gusa, zo zizaba zivuga ibyo abantu bashaka, ntago zizavuga ku cyaha. Nuzibwira ngo ibyaha ni ibihe, zizashiramo inyoroshyo. Buriya kenshi inyorosho y'ibyaha kwa kundi cyashobora kuvuga ngo kirakomeye, zo ntago zizabikomeza. Rero mva mu myaka iri imbere tugeze mu bigoye bikomeye, birakwiriye ko umuntu wese agomba kuba maso no gusenga Imana asaba imbaraga zizamwinjiza mu myaka iri imbere, kuko birakomeye. Bijyanye n'abahanuzi, abavuga butumwa, abapasiteri mu nzu y'Imana bigiye kuzambagurika. Nagiye kubona mbona muri Afrika ini wacu mbona naho hahindutse nk'Iburayi.
abantu benshi bagiye kuva mu nsengero bagiye kuvuga ati ntaho tuvuye ntaho tugiye, kuko abo mu rusengero n'abo mu nzu y'Imana, abo mu nzu y'Imana n'abo hanze hose bigiye gusa, ni mu bihe bigiye kuba bimwe. Ariko twe dusenga, bantu mukomeze mwe ku nkiki, bantu mukomeze mwihangane, Imana yacu ntizadukoze isoni. Iyo niyo message najya kubona, nkabona abantu benshi bari kurira ati Imana uzadutabara ryari. Abantu benshi muko Imana yabwiye ngo nubwo bari ku ruregerero ariko Imana ije kuhabasanga kugira ngo ibatabare izindutse, ngo nibihangane, utabazi bwabo buri mu nzira kandi ni hafi bugiye kubasatira. Yego yego. Hanyuma ni karaho n'ijambo ry'Imana, kafu ijambo ry'Imana. Tujya gusoma muri Zaburi 34:13-14. Zaburi 34 13-14 hadusomere. Kamahire. Kamasomo yuto nawe uhasoma. Biravuze ngo ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza, ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Mwishima mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Imana ishimwe cyane. Dusomera aho ngaho nta kibazo. Zaburi ya 34 bice 32:13 34 yego umurongo wa 13 na 14 gusa. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Urakoze cyane, komeza. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Imana ishimwe. Ninde ushaka ubugingo? Pede interrogation cyangwa se akabazo. Ushaka ubugingo ninde? Wowe dukurikiranye ubu ngubu bahita tuvuga ati nanjye ndabushaka. Agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Dore igisubizo hano kiri. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi. Niba ushaka ubugingo no kurama, ubuza ururimi rwawe ntiruvuga ikibi, ntiruvuga iby'uburiganya, ntiruvuga ibyangwa n'amaso y'Imana. Ururimi rwawe rwaguhesha ubugingo cyangwa se rukakwimisha ubugingo. Niba ushaka ubugingo, niba ukunda ubugingo, ururimi rwawe rubuze. Niba ushaka ibyiza, ururimi rwawe rubuze. Niba ushaka kubaho, ururimi rwawe rubuze. Hari igihe ushobora kuvuga nabi bikaguteranya n'Imana. Hari igihe ushobora kuvuga nabi bigatuma izina ry'Imana ritukwa. Hari igihe ushobora kuvuga nabi ugasanga waciye imanza. Hari igihe ushobora kuvuga nabi ugasanga ibintu byose byiza gute birazambaguritse. Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ibibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Ntukariganye, ntukabeshye, ntukabeshyira abandi, ntukirwanirire, ntukicire inzira kugira ngo uzabone ubugingo, kugira ngo uzarame kandi ukazabona ibyiza. Iyi Mana y'amahoro ibaha umugisha. Haze kwifuza ko imitima yanyu mwakira ijambo ry'Imana, kandi iyi Mana twiringiye haze kwifuza ko imitima yanyu aho muherereye hose. Amen. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana. Twavuganye ibintu byinshi, twaganira ibintu byinshi nk'uko abantu basanzwe babimenyereye, bazi ko neza ngo ngiye kuganira n'umuntu w'Imana. Turavuga ku bintu bikomeye, kandi koko twavuze ibintu bikomeye, ntago bari ibintu byoroshye. No se bari amagambo arakomeye cyane ku bantu bari kuyashikira neza. Njyari ikintu numvisemo gikomeye, cya kintu cyo kuba robo zigiye kutubwiriza ijambo ry'Imana. Kandi niba ari ikintu robo ishoboye, nta marangamutima y'umuntu igira. Nta marangamutima y'umuntu igira. Ibyo ushaka kikubwira nibyo ikubwira. Rero ushaka kuzabwira uvuga ati Imana ndaremerewe mu mutima. Ntago ari rya robo ntagigera mu rusengero ngo nisanga ikirere gihagazemo Satani ngivuga ati none uyu mudemoni ndamukubita gutya. Nta niyere kwigira robo. Nta niyere kwigira. Reka tuvuge robo niba igiye mu rusengero ntagiragira mu ngibone plan A, niba yanze plan B ize gukunda. Abanyamwuka barabyumva neza. Iyo uri gusenga igihe uri kurwana n'umudayimoni ukabona uko yaje bikaba ngombwa guhindura isengesho. Uburyo wasengagamo kagira ute? Ugahindura. Robo ntago ari uko nguko. Cyane rwose.
oya nshobora no kugusengera ngiye nkanjye nshaka kugusengera nabona bitari kugenda neza kabona nyine satani akomeje kugira gute kuzambagurika kahita mfata ibihe by'iminsi 3 cyangwa 4 Yego. robo ntabyo yafata nshobora kuzamuka umusozi robo ntabwo yafata ariko icyo izakora izicisha abantu cyane izabaha amagambo yo kubahumuriza gusa yo kubabwira ngo muhumure yo kuvuga ngo komere wanarota za nzozi mbi zipfuye zo kuba zisaba kugira ngo uzisengere ziveho yakakubwira ngo burya izi nzozi ngo ntabwo baziteye ngahubwo ngo humure niba ari ikintu bazarebe robo niba ari ikintu ntageze kubwira umuntu ngo ku mutima senga ngo bimeze gutya ibikubwira ngo ibintu byose biroroshye humura bitware gutya kandi mu by'ukuri ibintu bigeze ahantu kure cya kintu nacyumvise numva ngize ubwoba ni naho hantu nahise ntega amatwi cyane ku bantu badukurikiye babyumvise neza muze kumbwira niba robo ishobora kwigisha icyongereza abantu bakiga icyongereza bakayikurikirana maze ntabwo bazayikurikirana ngo n'ijambo ry'Imana ngiri kubwiriza kandi imitima y'abantu benshi bamwe na bamwe uko barushaho kwiyegera nikizarushaho kubazambaguza nikizarushaho kubicisha imitima yabo y'ubumwuka wera ikabizambaguza hanyuma rero ngiye numva nta kindi kintu narenza ariko aho ngaho nahise nshinga akaboko cyo kare n'ikindi kintu numvise kimana abantu bihanganye kuri yo kimana igiye gukora ibikomeye igiye gukora ibintu bikomeye kandi bagiye guseka banezerwe ubwo rero reka tubwire umukozi w'Imana twabanye nawe aduheze nimero ku bantu bifuza gusengana nawe anadusoreza n'isengesho karibu Mana yacu Imana yo kwiringirwa Imana yo kwizerwa Talado bele mandala do kia vila montasila domprede mandla hailo milo shemna hai Lople etrede ngoni angonge mangala shinge de montrede ngavoni mange shaduma Olebo ne mandele kenda ngashinge moniva Lole mon prele anto bandeja kotatila domenda Lovea dosea tea dome enemando sividrari Amen. Hanyuma nimero yawe wayibagiwe kandi njye sinayibagirwa. Urakoze cyane. Miranye nizo 788 25 40 10. Gateranyo 250 788 25 40 Yego. Mana bamugisha. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana muntu w'Imana watumiye kutuganiriza. Nawe wadukurikiye turagushimiye nawe wakoze subscribe turagushimiye. Umuntu wese watanye ikiganiro cyose akaba gisoje tuguhaye tugaye thanks tukakubwira turakoze ubu ni ubwami bw'Imana tuba turi kubaka hanyuma mukore subscribe mujye no kuri ry'Imana mukore subscribe kugira ngo tukomeze tuba umuryango mugari amen mwakoze cyane amen